biranze noneho nanjye ndaje ndabivuga none ahangaha byanyabyo. Ubu tuvuga namaze kwakira amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye bamase kwa bamufata uku bamufashe bugwati hariya ikinshasa. Tshisekedi burya nta mikino agira, ku ntwaro ze yaguze miliyoni, ku ntwaro ze yatunuki, ku ntwaro ze yasabirije, ku ntwaro ze yakoreye buri kimwe cyose. Ngo ubugambanyi Neva ari kumukorera buri kimwe cyose. Neva arimo arakibazwa, abazwa kanakariya, abazwa na Tshisekedi n'abajepebe bamufashe uku bamushyize ahantu ngo baramukunyakunya, barabanza baramwegeranya. Ariko se noneho ibi bintu bimaze kugera ku rundi rwego. Aya makuru naje nyababwire, mbabwire ukuntu uno mugabo ibintu byamubanye bibi cyane. Isosi ye yaguyemo ishishi, ndetse ibyo yari yiteze kubona ntago ari byo kubona, ntago ari byo ari kubona none ahangaha. Bimeze bite rero? Wemba hafi gatoya nze musobanurire aya makuru yose uko yifashe. Hanyuma rero bakunzi bacu, ntago byoroshye. Ubu tuvugana indege z'uburundi ziri gutunda imirambo zikura hehe muri Prede Ruzizi ziherekeza Bujumbura. N'amamodoka n'amakamyo ari kujya yikura iyo ayijyana za Uvira. Ese byagenze bite? Aba basirikare b'abarundi bishwe mu buhe buryo? Byagenze bite? Ubundi kwanza bimeze bite? Nyine bihagaze he? Ku rundi ruhande kandi ndaza kubabwira ukuntu abazwi nka P5, uyu nguyu ni umutwe uyobowe, ni umutwe mushyashya uyobowe n'uwitwa Kayumba Nyamwasa. Wabaye kirero n'uyu mutwe kutangiye gutaka, utangiye gukubitwa, utangiye bawugeza amajanza. Abasore za Sarambwe babamireye nabi cyane. Kare duherukana mabwira ko ari itsinda ridasanzwe ry'intare za Sarambwe ryagiye gutabara igisirikare Makenga yizera cya kindi avuga ati kinkibwira ngo bakora ibi ngibi barabikora neza cyane. Ubu tuvugana rero hari ikintu kibaye kidasanzwe. Aya makuru yongeye kuyakugezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wowe ikintu musaba nta kindi ni ukureba handitse ahantu hari akantu kagakumwe kareba hejuru cyane, warangiza ugakanda kuri like. Ibyo biraza gutuma iki kiganiro dukoze kiza kugera ku bantu benshi cyane. Hanyuma ugende muri comment unyandikire umbwiye ngo turi kumwe. Inkora mutima zanjye rero nagarutse ko mwasinzirira mwagiye hera. Mwibuke mujye muri comment mumbwire ko muhari. Inkora mutima ndabari inkora mutima zanjye zanga kuri Top Kivu. Inkora mutima zanjye musanzwe mu nkunda, mubimbwire ariko nkiri muzima, mubimbwire nkiri muzima. Erega ushobora gucya mukumva ngo Pacifique bimeze ukunuko cyangwa nundi wese. Rero mujye mumbwira niba mu nkunda, mubimbwire nkiri muzima. Ushaka kuzabimbwira napfuye wenda mukabanga ngo uriya mwana nyamara ngo yari mwiza. Oya, bimbwire nkiri muzima kubera ko ntago nzeje uko buzaba bimeze, sibyo? Bimbwire. Abazarendo bari hariya na FDR n'abarundi nabo bagira ubutasi wabona bagira. Hanyuma rero tugiye kwinjira muri amakuru ku buryo burambuye. Ngiye rero mbabwiza ukuri, bura sinjya njinjanga, sinjya njimboga. Iyo mbonye amakuru nyavugisha ukuri, nyine nyavuga uko nayabonye. Hanyuma rero hari amakuru ari guturuka ikinshasa. Ariko bakabyarawe narababwiye ngo mujye musenga, mushishikare musenge. Musenge uko musenga amasengesho yanyu kakomeza agenda azamuka, niho wandaganza bya bikorwa bya Satani. Imana irabyumva, yarangiza ikagira gute, ikagira ikikora. Rero yagikoze, yafasha abari abashuti, abari baravuze ngo Abanyarwanda ngo ntago mukwiye ngo kuba ngo kuyoborwa n'ubuyobozi mufite, ngo ubungu ngo maraboshye ngo tuzaza kubabohora. Nta wababwiye ko tuboshye. Abakongomani bari barasezeranyijwe urupfu bose abo mu bwoko bw'Abatutsi bose n'Abanyamurenge bose bari barasezeranyijwe gupfa. Hanyuma nk'abidahagije Abarundi bose harimo ababayeho neza, ntitugibagirwe si bose, harimo ababayeho neza, hari rero n'abandi babayeho nabi. Wampakanya utampakanya niko bimeze, uko n'ukuri nkubwiye nta kinyoma kirimo. Mu Burundi hari ababayeho neza banishimira Neva, akaba ati Neva rwose aho kugira ngo aveho twakemera tugatanga ubuzima bwacu rikakagumaho. Ariko hari n'abandi bavuga ati Mana dutabare, wenda yicwe na malaria, wenda yicwe n'uburozi, nishaka iba ari inkuba iturutse simpazi izimwanure. Bavuga ati aveho hajye hundi wenda azabaha agahenge, sibyo? Nuvuga ngo rero hari ikintu Imana yakoze. Tshisekedi yari yarabikije intwaro ndashimiye byanyabyo, namaze kuba mbigwaho neza cyane. Bura nababwiye ngo ugiye gupfa gutangaza inkuru ntarabanza kuyikorera ubugororangingo, ntarabanza kuyirebaho neza ngo mbone niba iri official koko. Ariko noneho ibingibi mbonye ibimenyetso maze kubona binyereka ko uruhande rumwe ari ukuri, ariko nanone ku rundi ruhande nkabona ko ari amayeri ari gukoreshwa, sibyo?
Jesse nababeshya mvuye ngo byabaye ngo nukuri ngo biro official ariko ibintu ni bibiri. Ibi bintu bishobora kuba ari ukuri cyangwa se ari indi strategy cyangwa indi tactique bakoresheje hano mu rugamba. Erega buriya da diplomasi ni urugamba rukomeye cyane. Ibintu bya politique nabyo ni urugamba rukomeye cyane. Buriya ntabwo waba umunyapolitike utayizi neza cyane kuko byarangira upfuye cyangwa usaze. Byarangira usaze. Aha ngaha rero Neva yagiye hano muri Congo Kinshasa ku butumire bwa mugenzi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Faci Beto. Ambwa ati mutaramu wanjye rero hano ufite akantu bambagiye ryatungo murarizi ryarindi ricunga umutekano burya niryo ngo bakiriza ngabashyitsi. Niyo makuru y'imena afite numvise ngo iyo ngiyo mu bice byahavuka Tshisekedi niryo bakiriza abashyitsi rwose ngo iyo kabuze ku meza rwose ntibari babari kurya. Aha ngaha rero Neva agenda yihuse cyane avuga ati ya mishara yanjye ubutayari igiye kuboneka. Agiye gufata amadolari avuga ngo yazanira abasirikare andi nawe ayarye. Hanyuma agezeyo akigera Kinshasa baramubwira ngo tegereza ngo iminota 20 turaba tukugeze. Ati aho baramubwiye ngo jya muri esaseri ngo manuka udusangana. Urumva ninzi ifite cave imanukamo munsi mu butaka ifite nivenye. Ngaramanuka agezemo hagati barayikupa. Bayihagarikiramo hagati. Neva burubuvamo. Urumva niba bayihagarikiye hagati mu nkuta nkangaha irimo imanukamo hano bakayihagarikira mu nkuta tayari ntago wabona kugira. Ntago wabona kuvamo. Noneho Tshisekedi Neva rero baramubwira ati bamubagara kuri tubone baramubwira ati guma maho tugiye kugufunga. Undi senda zirike. Ati urakimenyeshwa uhageze. Tshisekedi abaraje. Haje rwose ibisa nkaho yarabiziho nta kintu igeze avuga ku bibazo bya Ndashimiye. Nta niki na kimwe yigeze avuga uno mugabo niba uko yabayeho mu Burayi yabayeho mu bihugu byo hanze. Uyu mugabo nahise mutinya ku rwego rwo hejuru cyane. Ibaze kuba Neva yari inshuti ye magara. Wa wundi inkora mutima. Ya shuti yawe uba wumva utata. Ya shuti yawe uba wumva utaje ako koko muri politique nta bintu by'ubushuti bubamo. Neva yazanyemo ibintu by'amaranga mutima atangira kwikundishwa kuri Tshisekedi cyane. Kandi Tshisekedi nta rukundo agira. Nta mutima w'urukundo agira kuko umuntu wica abantu burya nta rukundo abafite. Bakunzi bacu Neva rero ubu tuvugana ngo bamufunze bamutaye muri yombi arashinzwe ibyaha bikurikira. Ati kunyureza nyine umutungo wa Congo kuba nyine ukoresha mu nyungu ze. Icyo kintu cyumvikana. Ikindi nanone kandi ngo kuba sinzi niba ako kantu muri kukumva. Ikindi Neva nanone akavuga ati impamvu nyamukuru ubundi yafunze. Ubundi ingingo nyamukuru uyu mugabo yazize. Uyu mugabo ingingo nyamukuru yazize yatumye Tshisekedi amufunga. Usibye ko bikiri kukwiswa nyine bivuga ko yamufunze ariko ubundi ntago barasora itangazo rigaragaza ko Neva yafunzwe ndetse no mu gihugu cy'u Burundi nta reaction nimwe igaragara y'uburyo koko yaba yafunzwe cyangwa atafunzwe. Ariko amakuru mfite yo kwizerwa ari guturuka muri hariya Kinshasa. Amakuru aravuga yuko Neva yaba yazize iki kintu kikurikira ari cyo kuba intwaro ngo yarazibishije akazihungisha akazijyana handi yarangiza ngo akiturikiriza ariya muri kabasi kubera ko nta kintu cyari kirimo n'ibyari birimo byari bishaje. Yarangiza akabesha Tshisekedi akamwumvisha buryo ki ngo ibikoresho byaturitse ngo babiturikije kumba ari kugira ngo yigirire nyine undi mutungo w'ibikoresho. Tshisekedi rero ati nawe rwose kirazira ntago wanjye ibikoresho. Neva nawe uti nta nkokiruka uzace n'ahandi ntabyo naguha. Ntabyo naguha n'abasirikare banjye bapokereye iwawe. None ubu tuvugana amakuru avuga aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko abasirikare bihinduye isura bagiye kwita batangira kwataka wazarendo na FARDC. Muve turika bigiye kubona ubufasha ngayo nguko rero bakunzi bacu. Nababwira ati rero ibintu Imana izagenda bikemura buhoro buhoro yipoweye mukavuga ngo nayanjye. Gusa amakuru aracyari imihanda ari kugenda avugwa ku ruhande niyo mpamvu nabwiye ngo ni ibintu biro official wenda atamutaza kubyizera mukavuga ati koko Neva yaba yafunzwe
kandi wenda bishobora kuba ari iki, bishobora kuba bikiri kugenda bivugwa cyangwa se ari na propagande ya Kinshasa bari gukoresha mu rwego rwo kugira ngo barebe M23 buryo cyitwara be bayitungura mu ibanga rikomeye cyane. Reka buriya tujye dutekereza dutekereze na kari byose birashoboka. Narababwiye ngo ikintu cyose, intwaro yose ufite mu rugamba urayirwanisha. Niba ushoboye kuvuga vuga, niba ushoboye kurwana rwana, niba ushoboye kurasa rasa, niba ushoboye gutera ibuye ritere. Ni ibyo ngibyo nyine intwaro ubonye hafi aho yikoreshe witabare, niko bigenda. Tshisekedi rero na Neva nta bundi buryo bafite, bashobora guhimba ikinyoma bakavuga ko Neva yatawe muri yombi. Reka iyo ngingo tunayiveho tuyisorezeho uko nguko, ahubwo twigire mu yandi makuru ari kuvugwa none ngaha. Amakuru avuga yuko nonaha mu kanya gato gashije ntunguwe no kubona indege. Muri indege ziri gutunda ng'imirambo, aho zagatwaye abasirikare bazima ngo zibahungishe, ziri kuza zigatunda imirambo. Ibakoze ituro ya gatatu batwara mukabyarana. Usiko hari ibintu ndeba nkabireba nipoye, nkaba ati Mana tabara, nkavuga ati Mana data ushobora byose tabara. Kubera iki rero mvuga iryo jambo? Kubera ko ubundi birababaje kubona abasirikare barenga 200 bicwa mu masaha make cyane. Uzi ko aba basirikare barayi barashwe n'intare za Sarambwe ijuru rimwe gusa, none indege iseshyaka gatatu. Kwasteri ntuze ngo kwasteri nanjye bino bikamyo nabyo byaje biraseha. Abasirikare b'Abarundi bangana ute ku buryo ki? Neva ubabaje Abarundi, ubabaje abasirikare b'Abarundi, ubabaje umurundi kazi, ubabaje n'abana n'abakuru babo ku buryo bukomeye. Ibaza abasirikare barenga hafi 300 bakaba barishwe, harimo bagiye bashyingurwa mu mashyamba, harimo imirambo batoraguye batabonye neza, warangiza ukohereza abandi basirikare abo bapfuye. Nagahinda gakomeye cyane, gakomeye, kuko mukanya nandi kuvugana n'umurundi ambwira gahinda kiwe, ndavuga ati yuba ngo ninjye ntago mba nkiri muzima, yuba ngo ninjye ubanza nari bupfe, nari nahamuka nkapfa. Kubera iki? Kumva uwa mbere yishwe, uwa kabiri mu muryango arishwe, uwa gatatu mu muryango arishwe, n'uwa kane warusigaye nawe bamwohereze nawe yicwe apfe. Kugeza ubu mukanya tumaze kuvuga ndambwe ati sinzi niba taguye muri bariye, kuko kuvejo ntago aramvugisha. Ntabwo utamubwira ati heburire nyine byarangiye, niba uzi kari muri kivuye heburire, nta kundi kubaho, kuko ababaho bafite n'uburyo buryo babayeho. Ariko abangaba bo b'Abarundi muri Congo, ewana ndakurahiye bano basirikare bajyayo bose gahunda n'urupfu, gahunda n'ugupfa, nta bundi buryo bafite bwo kurokoka. Hanyuma reka ayo makuru tuyaveho, tujyeho ahitwa neza ni hano muri Prede Ruzizi n'ubundi amakuru ari guturukayo. Cyangwa se mbere yuko tuvuga kuri P5 yatangije ibitero mu bice birimo nanga nyine muri Pleni, harimo muri groupe ya za Bujomba ariho haherereye n'abantu baturage b'Abanyamurenge, hari igikorwa cyabayeho cyakozwe n'iza Sarambwe ahangaha. Igikorwa cyakozwe n'iza Sarambwe rero nta kindi nicyo kwivugana aduyi cyangwa se umwanzi nyine bahanganye, hariwo intera hamwe FDL ndetse na Wazarendo. None mama 23 rero ibimbabwira yamaze kubigeraho, yivuganya abasirikare batari bake mu ijoro rimwe, ndetse n'uyu munsi biragaragara ko byakozwe. None abona akita ko ubu tuvugana bari ibibazo, batangiye kugenda bagira gute bahunga, bari kwibaza ati se mama 23 ntiratumara koko, mama 23 ntiratumara, niba uri gukurikirana ibintu byacu ntiraza kutumara muri rusange. Ntago byoroshye rero bakunzi bacu ku rugamba, ibintu byahinduye isura, biragenda birakomera ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma reka mbabwire kandi ko ababirigi nabo abakomanda babo babiri barwaye ng'impiswi, barwaye korera, bakaba bari kwitabwaho n'abavuzi
muri biriya bice. Ubwo rero bakunzi bacu mbabwiye ngo wenda tuze gusubira mu yandi makuru, izi zari update z'umuriro, zari za update babwiraga ko nza kubagezaho nkurikira maze gukurikirana ibya Ndayishimiye, ahubwo munyemere ndaza kubagezaho amakuru ku buryo burambuye mu gicamusi hagati. Jewe rero nitwa Pacifique nk'ibisanzwe, hano ni kuri Top Kivu News. Wowe ikintu usabwa nta kindi ngukanda subscribe na like kugira ngo uze kuza kubona indi notification ikwereka ko nza kubashyizeho ikiganiro cyo ku buryo burambuye. Zari camake z'amakuru ndaje mu kanya ndazirambura. Bye bye.